Nongeye kwishimira kubana namwe kuri uru rubuga Iyungure, kandi mwese mbahaye ikaze aho muherereye, haba mu Rwanda haba mu mahanga, ahantu hose muherereye mukurikira ibiganiro bica ku rubuga Iyungure, mbahaye ikaze. Mbahaye ikaze kandi by'umwihariko abantu bakoze subscribe. Ndabashimira abantu turi kumwe kuri uru rubuga mwakoze subscribe, ndabashimira kuba turi kumwe muri uru rugendo, ni by'agaciro kuri jewe. Uyu munsi rero nifuje yuko tuganira ibigendanye n'amafaranga, kubera yuko iyo urebye usanga ari byo bintu bidushishikaje, ariko kenshi ugasanga hari uburyo tutazi yuko twakoresha amafaranga neza akabasha kutugirira umumaro. Ikindi kandi usanga kenshi ibintu bijyanye n'amafaranga bimenyerewe kuvugwa n'abagabo, ariko urebye twese turayakoresha. Niyo mpamvu ki twese dukwiye kumenya kuyakoresha. Byaba ku mudamu ho noneho bikaba akarusho, kubera yuko arebwa n'utuntu twinshi, anyura mu bintu byinshi bikeneye amafaranga. Abagomba rero kumenya uburyo amafaranga akoreshwa neza, kandi noneho akamenya n'uburyo ajya inama z'uburyo amafaranga yakoreshwa neza. Ibijyanye rero n'amafaranga n'ikoreshwa ryayo, kenshi igihe iyo ndimo kubivuga ngendera ku bintu bitandukanye, ku ngero zitandukanye zagiye zigaragara. Kuko usanga kenshi umuntu akiri mutoya ukabona atunze inzu, aba mu nzu, yagize amahirwe yo kubona inzu, afite imodoka nziza agendamo, ariko no arishyura amashuri y'abana, nta kibazo afite. Ariko noneho iyo urebye ubona mu misazire, usanga kenshi abantu twagiye tubona ari abantu abenshi, ari abantu usanga iyo bageze mu myaka yabo ikuze baba bakeneye ubundi bufasha buturutse hanze. Ni gute rero twakoresha amafaranga yacu neza, noneho twazagira no mu myaka tudafite ubushobozi bwo kuyakorera, amafaranga akaba arimo kudukorera? Ibyo ni ibintu byoroshye. Usanga rero ari byo tugiye kurebera hamwe, tukarebera hamwe ni gute amafaranga yadukorera mu gihe tutagifite ubushobozi. Ikindi turi burebe, usanga kenshi abantu bavuga ngo iyo umuntu akorera umushahara ngo ntashobora gukira, ngo ntashobora kugira icyo yigezaho, ngo umushahara nyine ni uwo kuribwa, uza washize. Ariko nyuma yo kwiga ibintu bitandukanye, ndebera ku bantu batandukanye, harimo Robert Kiyosaki, ibyo agenda avuga, usanga kenshi atari ko bimeze, kuko amafaranga umuntu akorera biterwa n'uko yayakoresheje. Hanyuma noneho ukareka kuvuga ngo urakorera umushahara wa buri kwezi, hanyuma ugakora ibindi bintu bishobora gutuma amafaranga uyabona umunsi ku munsi, uyabona udategereje ukwezi. Reka rero turebere hamwe ibintu by'ingenzi. Niba ukorera amafaranga, niba ukoresha amafaranga, wakagombye kumenya iyo urimo kuyakoresha. Umuntu wese ukoresha amafaranga, umuntu wese ukorera amafaranga, ibi bintu tugiye kuganira ni iby'ingenzi, agomba kubimenya, nimucikwe. Reka noneho turebere hamwe ibintu umuntu yakora n'uburyo umuntu yabigenza kugira ngo abashe kumenya uburyo akoresha amafaranga neza. Kuko twabashije kubona yuko amafaranga kugira ngo umuntu abashe kuyatunga cyangwa abashe kuyakoresha, iyo umuntu ayakorera aba agomba no kumenya ese ndayakoresha gute, ndayakoresha ibiki. Uyu munsi turakoresha n'ikibaho. Robert Kiyosaki avuga yuko hari kazi ya income, ni ukuvuga ngo amafaranga winjije ni amafaranga angahe, amafaranga winjije ni ayahe. Ashobora kwinjira aciye mu mushahara, ashobora kwinjira aciye no mu bindi bintu, izindi income waba ufite ahangaha. Ikindi hakabaho expense, amafaranga usohora nangahe, amafaranga asohoka mu mufuka wawe, ni urugero, asohoka gute, asohoka ajya he, asohoka ajya mu biki. Hanyuma tukagira asset, tukagira na liabilities. Ibi ngibi nkunda kubigarukaho kenshi mu bintu njya mvuga. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu abonye income, mu busanzwe aya mafaranga yakagombye kuza muri asset. Noneho iyi asset ikaba ariyo yongera kumugarurira income. Ni ukuvuga ngo income, hanyuma ubonye amafaranga yinjira, hanyuma urayatwaye muri asset, noneho muri izi asset noneho zikongera zikakugarurira income, ya yandi ushobora kubona noneho utakoze. Ariko usanga kenshi ikintu kitubaho ni ikihe? Ni ukuvuga ngo tubonye income,
ikibaho ni ukuvuga ngo turatwara muri liabilities. Izi liabilities arizo zituma habaho expense. Ni ukuvuga ngo amafaranga dorahanyura aca hano yisohokera agenda, ariko ubundi kugira ngo tubashe kuba abakire, kugira ngo tubashe gutunga amafaranga, kugira ngo tubashe kuzasaza niko nabyita, dufite amafaranga yinjira, ubundi twakabaye tubigenza gutya muri salaries. Ni ukuvuga ngo ino mushahara wabonye, amafaranga wabonye, ese arajya hehe? Twabonye yuko asset twabonye ko asset ari ibintu bizana amafaranga mu mifuka yacu, ni ibintu bituma amafaranga aza mu mifuka yacu. Hanyuma noneho tubona yuko liability noneho ni ibintu bikura amafaranga mu mifuka yacu. Ni ukuvuga ngo iyo urimo gukura amafaranga mu mufuka wishyura mu iduka runaka ugiye kugura ibintu, wishyura imodoka maintenance y'imodoka, wishyura umuriro n'amazi, wishyura ibyo ngibyo byose ni expense ziba zirimo kugenda kuri liability. Kuvuga ngo niba ufite liability ni ikintu cyari cyo cyose gituma usohora amafaranga mu mufuka wawe. Ibi ngibi byatuma tukibaza ngo none se ibintu dutunze ni asset, ni ibintu bizana amafaranga mu mifuka yacu cyangwa ni ibiyavana mu mufuka wacu? Niyo mpamvu kenshi bakunze yuko kuvuga yuko umushahara muri rusange, umushahara utakiza umuntu kubera yuko uraribwa nyine. Ariko iyo umenya ubwenge ukabasha kumenya yuko uyu mushahara ushobora kuwushyira muri asset, noneho izi asset zikakubyarira izindi income, ahangaha niho uba umukire, amafaranga akagukorera aho kugira ngo ukomeze ukorera amafaranga. Umuntu rero yakwibaza ati noneho ahangaha asset nashyiramo nizihe? Ese asset nashyiramo nizihe hano mafaranga kugira ngo abashe kuguma abasha kunkorera? Hari zimwe na zimwe we nashobora kuvuga hano muri kiganiro. Ese asset twabwirwa n'iki? Twazikura hehe? Asset ni iki gishobora kuguma kigenerating amafaranga no mu gihe twaba tutakoze? Ahangaha dusangamo muri asset dusangamo business. Kuvuga ngo iyo urimo gukora iby'ubucuruzi, icyo ngicyo ni asset kuri wowe, kuko gikomeza kinjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Business ziratandukanye, hari business z'ubwoko bwinshi, tuzagenda tubiganira cyangwa tugira abantu babituganirizaho, ariko business ziratandukanye. Ikindi kintu gishobora kuba asset, ikindi kintu kiri asset mu bintu ukora, harimo ibintu bijyanye na real estate. Ni ukuvuga ngo real estate nayo ni kimwe mu bintu bigeneratinga income mu gihe kirambye kandi umuntu atakoze. Ukora rimwe ariko noneho igakomeza igeneratinga income ku buryo ubona amafaranga yinjira mu mufuka wawe. Hano turimo kuvuga ibijyanye n'amafaranga yinjira mu mifuka yacu. Ni ukuvuga ngo rento, ni ukuvuga ngo real estate nayo iri muri bimwe bishobora kwinjiza amafaranga mu mufuka wawe. Ikindi hangaha ni impapuro mvunjwafaranga. Ni ukuvuga ngo impapuro mvunjwafaranga nazo ni zimwe muri asset zishobora gufasha umuntu gukomeza zinjiza amafaranga kandi atakoze, kandi mu gihe kirambye. Urebye rero hari byinshi ariko muri ikiganiro tube tuvuze ibi ngibi. Ni ukuvuga ko ugomba kureba ikintu icyo ari cyo cyose ano mafaranga yawe hano wakoreye ushobora gukora kikakubyarira asset, kikakwinjiriza amafaranga. Ahangaha yo kikwinjirije amafaranga twabibonye yuko yongera akagaruka muri income. Ikibazo gihari rero ni ikihe? Usanga kenshi hari igihe abantu bibwira yuko batunze asset kandi ari liability, ari ibintu bibatwara amafaranga, ari ibintu bihomeza bibatwara amafaranga. Ugasanga umuntu agufashe mortgage navuga ngo ni ideni ry'inzu ry'igihe kirekire kugira ngo ubone aho utura. Ariko ino mortgage ubundi yakagombye kuba aho kugira ngo ikubere liability ahubwo ikubera asset. Ino mortgage ikaba yakwishyurira iri deni, ikaba yakubera asset gute? Ni mu gihe ariyo yishyura ideni urimo kwishyura. Ni ukuvuga ngo niba ufashe mortgage, amafaranga ugomba kwishyura iryo deni akishyurwa na yanzu, aho ngaho yaba kubereye asset. Ariko ikintu kiba nuko iyo umuntu afashe mortgage
abayita asset ariko ni liability kubera yuko itwara amafaranga ugasanga ni expense aho kugira ngo imubere mortgage. Ahangaha uhasangamo imodoka nziza abantu batwaye, ugasanga ni imodoka zitwara amafaranga, zikura amafaranga mu mifuka yacu. Ariko kimwe gishobora kuba asset, kimwe nuko cyaba liability, kubera yuko ino modoka uramutse uyitunze yakubera asset ryari, yakubera asset mu gihe urimo kwibyaza umusaruro, mu gihe uyikodesheje bakaba barimo kuguha amafaranga. Ariko kenshi twibeshya yuko ibintu dutunze ari asset kandi ari liability. Niyo mpamvu dukwiye gusuzuma rero tukagenda tureba ese ibi bintu birakura amafaranga mu mifuka yacu cyangwa birinjiza amafaranga mu mifuka yacu. Ntibibe ari ibintu byo kuvuga ngo ni expense gusa, amafaranga turimo tuyashora mu bintu bitagira umumaro cyangwa se mu bintu bidutwara amafaranga, kandi twagombye kuyashora mu byinjiza amafaranga, hanyuma amafaranga akaguma akora ino cycle ndimo kubereka. Ni ukuvuga ngo aguma akora ino cycle, amafaranga aguma azunguruka kugira ngo ubashe kuyabona ukifite imbaraga, kandi nanone ubashe no kuzayabona imbaraga zaramaze gushira, ino cycle yo igumaho. Murabona yuko rero hari ibintu byinshi no muri asset. Dushobora kuvuga yuko harimo ibijyanye n'ibibanza, abagura ibibanza, ugasanga umuntu yaguze ikibanza kiramwinjiriza cyangwa se kirageneratinga, kiragenda cyiyongera agaciro. Kuko irindi tandukaniro riba hagati ya asset na liability, usanga kenshi iyo uguze ikintu kuri asset ubu ushobora kuvuga uti mu myaka iri imbere, mu myaka 10 iri imbere, kino kintu ushobora kukigurisha kikaba cyanyungukira amafaranga runaka. Ariko liabilities itakaza agaciro. Ni ukuvuga ngo iyi modoka nuba wayiguze, ukaba wayiguze wenda miliyoni 15 cyangwa 20 cyangwa 30, nuyisubiza ku isoko uzasanga barimo kuguha icya kabiri. Iryo ngiryo niryo tandukaniro. Niba rero dukora amafaranga, niba dukoresha amafaranga, dukwiye kumenya ikoreshwa ryayo, tukamenya ese ibyo turimo gukoresha birimo kujya hehe. Amafaranga twabonye ntarimo gushirira muri expense, ntarimo gushirira muri liability, hanyuma ukazasanga dusaza tutabasha no kwivuza, ugasanga tuzasaza tutabasha no kugira ikintu na kimwe twigurira, tutabasha no kugira ikintu na kimwe twabasha gufasha rimwe na rimwe n'abana bacu. Nishimiye kubaganiriza ibijyanye na asset na liability na income na expenses, kugira ngo tubashe kumenya ese amafaranga dukorera, amafaranga dushaka twayakoresha gute kugira ngo abashe kutubyarira umusaruro. Ndabashimiye ko mwakurikiye kino kiganiro, kandi nizera yuko kiri budufashe kugira ngo tumenye ikoreshwa ry'amafaranga, tumenye aho amafaranga yacu agendera, tumenye gahunda turi bufate. Ushobora kumva bino bintu ari ibintu bikomeye, business ikomeye, ariko business ushobora gutangira business ntoya. Ushobora gutangira business ntoya ikagenda igeneratinga amafaranga, ikagenda ikwerekeza. Upfa kuba wowe ufite ubumenyi, cyangwa no kumenya kugira ubumenyi bw'uburyo wayakoresha, kuko ushobora no kuba yafite ariko ntubashe kumenya uburyo wayakoresha. Ariko iyo ufite ubumenyi biroroha, ni ukuvuga ngo ajya kuza uzi n'uburyo wayakoresha kandi ukayabyaza umusaruro. Ni ukureba rero tugasuzuma, tugasubira muri gahunda zacu. Ese ni ibiki dufite byaba byinjiza amafaranga mu mifuka yacu? Ese ni ibiki dufite bitwara amafaranga? Ese ntabwo urimo gusanga ibintu byose dufite bishobora kuba ari ibintu bikura amafaranga mu mifuka yacu? Niyo mpamvu nifuje kubaganiriza kino kiganiro rero kugira ngo twisuzume, turebe uburyo dukoresha aya mafaranga, hanyuma noneho turebe uburyo twakwisubiraho n'uburyo twayakoresha neza kurushaho. Ndabashimiye, nishimira yuko mukomeje gukurikira ibiganiro, kandi mbararikira no kugira ngo mukomeze mukurikire n'ibindi byose bica ku rubuga Iyungure. Ntuve ku rubuga udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi bidufasha kugira ngo turebe uburyo twakoresha amafaranga yacu neza. Murakoze, Imana ibarinde.